ikibazo cya mbere rero abakristo benshi kibaheza mu bubata bwa Satani. Cya mbere, ntibazi ko umwami wacu yatsinze Satani. Icya kabiri, ntibazi ko abo ari mu ruhande rwacu baruta ubwinshi abaturwanya. Uzumva abantu bamwe bavuga ngo urumva ngo Satani, ngo ibyaha biratugora, ngo biratunanira, ngo biraturushya, akamanika amaboko agatsindwa, kandi umwami wacu yaratsinze. Icyo ni ikintu cya mbere. Urugamba rwa mbere rutsindirwa mu bitekerezo byacu. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abakorinto ba kabiri mu gice cya 10 yaravuze ngo intambara yacu, ngo intwaro zacu zifite imbaraga zo gukubita ibihome tukabikubita hasi. Ngo dukubita hasi ikintu cyishyiriye hejuru, kurwanya kumenya umwami wacu, ngo tugafata mpiri ibitekerezwa mu mitima. Urugamba rwa mbere rutsindirwa hehe? Mu bitekerezo byawe. Niba mushaka kunesha urufunguzo rwo kunesha ibyaha, banza utunganye imitekerereze yawe, kuko uko umuntu atekereza niko amera. Niba wigaburira ibyaha nibyo bizasohoka muri wowe. Ntabwo uzirirwa ureba porunogarafi. Ibyo Bedi yavugaga ngo muri kino gihe abajene benshi baravuga ngo kwimastirwa byarabananiye. Ntabwo uzirirwa ureba porunogarafi ngo we kurangiriza mu kwimastirwa, kwikinisha. Iyo uriye umwanda, uhumuramo umwanda, ukora iby'umwanda, niyo ugiye kwituma wituma umwanda. Ntabwo uzarya umwanda ngo we kurwara mu nda. Icyo niyo kintu cya mbere mubanza kumenya. Ibyo ugaburira ibitekerezo byawe nibyo bizagenga ubuzima bwawe, nibyo bizagenga kunesha cyangwa kuneshwa kwawe. Halo, murabyumva? Urwo ni urufunguzo rwa mbere. Hanyuma icya kabiri, hari ahantu Yohana yanditse, ni nabyo bisubiza icyo ngicyo maze kuvuga. Yohana yaranditse mu rwandiko rwo rwa mbere igice cya 5, guhera ku murongo wacyo wa mbere. Icyo gice cya 5 navuga ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki ni cyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo nta rushya. Amategeko yayo ntagira ate? Nta rushya. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Haleluya. Ikintu cya mbere tugomba kubanza kumenya, banza utunganye imitekerereze yawe. Ariko kugira ngo utunganye imitekerereze yawe, banza uvuke ubwa kabiri. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi? Keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ikizaduhesha ubutware bwo kunesha ibyaha, number 1, kubanza kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukamwakira nk'umwami wacu, tukabyarwa n'Imana, tukaba abana b'Imana, tukarwana n'iby'isi na kamere na Satani. Amen. Abantu benshi rero ikibazo dufite, ntabwo kuba warabatijwe bikugira umwana w'Imana. Ntabwo kuza mu rusengero bikugira umwana w'Imana. Nta nubwo niyo warara hano mu rusengero ukahatura, sibyo? Gutura mu rusengero ntabwo byakugira umwana w'Imana. Kubuza mu rusengero kenshi ntibikugira umwana w'Imana. Kuba warabatijwe ugakomezwa ntibikugira umwana w'Imana. Hano baratubwira ngo unesha iby'isi ni uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Mu yandi magambo, ni uwakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami we. Nta yindi nzira. Ubundi ku bw'akavukire yacu turi abanyabyaha, kandi Bibiliya ivuga neza muri Yesaya ngo umunyabyaha, ngo niyo wamushyira no mu gihugu cy'abakiranutsi, ngo wazahakorera ibyo gukiranirwa. Kuko kamere yacu ikora ibyaha, nta kundi bimeze. Turi porogaramu mu gukora ibyaha. Iyo utarakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, ntibizagutangaze yuko ugendera mu byaha. Iyo niyo nzira ya mbere yo kunesha ibyaha, ni ukubanza ukavuka ubwa kabiri.
kandi kuvuka ubwa kabiri ukaba umwana w'Imana, iki ndashaka kugitindaho cyane. Dufite inyigisho z'abadayimoni muri iyi minsi, nziti z'abadayimoni zikubwira ngo ubwo wakiriye Kristo nk'umucunguzi wawe ngo ushobora kwikorera ibyaha kuko ibyaha byawe byararihiriwe. No, hano bamaze kutubwira ngo umwana w'Imana ntakora ibyaha, ntakora ibyaha. Niba warabaye umwana w'Imana ugenda nk'umwana w'Imana, ntabwo ugenda nk'umwana wa Satani kandi uri umwana w'Imana. Ntabwo ugenda wumvira Satani kandi warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwana. Rero abantu bakakubwira ngo urumva ngo ibyaha byacu byararihiriwe, ngo dushobora kwikorera ibyaha, ngo nta kibazo. Oya, hari ikibazo, kuko iyo abantu bakubonye ukora ibyaha ntuzababwira ko uri umwana w'Imana, kuko Bibiliya yo yamaze kutubwira ngo uwabyawe n'Imana ntakora ibyaha, sibyo? Kuko mu gice cya 3 cy'urwandiko rwa Yohana, ntabwo nshaka kubatinda cyane kuko nabwiye ko nshaka kubasigira umwanya mukabaza ibibazo. Mu gice cya 3 cy'urwandiko baratubwira ngo uwabyawe n'Imana ntabwo aba mu kamenyero, ntabwo aba muri karande yo gukora ibyaha. Ashobora gukora aksida agakora ibyaha, nabyo Imana yarabiteganije. Iravuga ngo nitugira ibyago tugakora ibyaha, ngo dufite umuvugizi kuri Data wa twese, wari we Yesu Kristo, kandi Imana yikiranukira kutubabarira iyo tuyaturiye ibyaha byacu. Ariko ntabwo umwana w'Imana agendera mu byaha ngo nuko ibyaha bye byarihiriwe. Iyo mpora mbibabwira, iyi ni inyigisho y'abadayimoni, kuko ntabwo Satani ajya agoreka ukuri kw'Imana 100%, ahubwo ashyiramo uburuzi buke. Yaraje abwira Adamu na Eva ngo harya Imana yaravuze ngo ntimukarye ibiti byose, nyamara Imana nayo urumva icyo yongeyemo ni inyuguti imwe gusa, ntimukarye ibiti byose, kandi Imana yari yaravuze ngo mujye murya ibiti byose uretse iki kimwe. Irangije aravuga ati nari mbizi. Imana yari ibizi yuko nimurya kiriya giti muzamera nk'Imana. Icyo ni ikindi kinyoma, kuko n'ubundi bo basaga n'Imana, bari mu mishusho yayo. Ikinyoma cya 3 irababwira ngo gupfa ko muzapfa, inyuguti imwe gusa. Na hano rero iyo abantu bakubwiye ngo ubwo Yesu yaducunguye yarihiriye ibyaha byacu, dushobora kwikorera ibyaha uko dushaka, ahubwo Bibiliya iravuga ngo ubwo Yesu yaducunguye ntimugatange imibiri yanyu ngo muyikoreshe ibyaha kuko mwacunguwe. Siko Bibiliya ivuga? Musoma Abaroma igice cya 6 n'icya 7 muraza kubibona. Ariko abantu baraza kukubwira tuya ubu ngubu rwose ibyaha byawe byararihiriwe, ibyo wakoze kera, ibyo ukora uno munsi n'ibyo uzakora, so ufite freedom yo kwigendera uko ushaka. Ahubwo twebwe ntabwo dufite freedom yo kwigendera uko dushaka, ahubwo twe twaracunguwe ngo tugende tunesha Satani n'icyaha na kamere n'iby'isi, kuko twebwe turi abana b'Imana. Ninde unesha iby'isi? Niwemera ko Kristo ari umucunguzi. Haleluya. Hanyuma icya 3 kidufasha kunesha iby'isi, umwanditsi wa Zaburi n'iby'agakiza bitaravugwa cyane. Umwanditsi wa Zaburi 119 umurongo w'9, Dawidi yaranditse. Iyi Zaburi bayitirira Dawidi, abandi bakayitirira abandi, ko ntawuzi wayanditse 119, ariko harabajya bayitirira Ezra. Baravuga ngo umusore, umurongo w'9, umusore azeza inzira ye ati azayejesha kuyitondera kuko ijambo ryawe ritegeka. Umusore azatunganya inzira ye ati. Umusore, inkumi, urubyiruko bazeza inzira yabo bati ngo bazayejesha kwitondera iby'Imana yavuze. Biragaruka kuri bya bindi nababwiraga, niyo Imana yaravuze ngo ntugasambane, uzeza inzira yawe udasambana mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba guhuza ibitsina umuhungu n'umukobwa, haba kwikinisha uri wenyine, haba gutingana umuhungu n'umuhungu cyangwa umukobwa n'umukobwa, haba no gutinga itungo kuko nabyo bajya babikora, cyangwa gutingwa naryo kuko nabyo bibaho. Hari abagore batingwa ibisimba, aho ati rwose imbwa yanjye irampagije,
ariko buriya isi irimo ibyaha ntibwabyumva. So bikubwira ngo niba ushaka kweza inzira zawe, iby'Imana yavuze ibyo ugomba kumva. Aho ibyo kugenda ngo abandi baravuga, ngo abandi bavuze ko, jyewe numvirira ijambo. Halo, murankurikira? Icyo iri jambo rivuga nicyo Imana izakubaza. Nijya kugucira urubanza, ntabwo izakubaza ibyo profete kanaka yigishaga, ntabwo izakubaza ibyo apostle kanaka yigishaga, ntabwo izakubaza ibyo pastor Rutayisire yavugaga. Izakubwira ngo ko naguhaye ijambo ryanjye, kuki utatunganije inzira zawe ukurikije iri jambo. Iri ni ryo rizagutsinda cyangwa rikagutsindishiriza. Naho ibindi by'abantu bajya bakakubwira ngo jyewe hari uko mbyumva, ngo hari ukuntu profeti yabivuze, ngo hari ukuntu apostle yabivuze. Iri jambo niryo ritavuguruzwa, kandi iri jambo niryo rigutsinda cyangwa rikagutsindishiriza. Umusore azatunganya inzira ze ate? Yitondera iri jambo. Amen. Hanyuma icya gatatu, maze kubaha bitatu. Icya kane ni ikintu gikomeye cyane ariko kinoroshye. Ariko muri kino gihe umva Obedi ni so ushinzwe urubyiruko, nimushyire imbaraga muri iki cya kane, ikintu cyitwa kugendera mu mbaraga z'umwuka. Kugendera mu mbaraga z'umwuka. Iki kintu mu itorero dusigaye abantu barabatijwe barakomezwa, ariko kuba barakomejwe ntibivuga ko wuzuye umwuka. Dukeneye kuzura umwuka, dukeneye gushimikira kuzura umwuka. Umva uko Pawulo abivuga. Pawulo abivuga neza mu Baroma 8:8 umurongo wa 10. Abyandika henshi ariko reka gafata izo ngero ebyiri gusa kugira ngo nihute nihaye iminota, none ndabona maze kuyirenza. Abaroma 8:8 umurongo wa 12 haravuga ngo nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Turi mu mwenda ariko si uwa kamere ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Uyu mwuka niwe uza akica ingeso za kamere. Niyo mpamvu nanone Pawulo yandikira Abagalatiya ibice 5 yarabandikira ababwira tumva muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Umurongo wa 16 muri cyo kiravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Hari abantu rero bakubwira ngo bayoborwa n'umwuka ntibatwarwa n'amategeko, ngo ntibayumva ntibagiwe. Ntabwo aribyo bivuga. Iyo uyoborwa n'umwuka nta nubwo urindira guhangayikishwa n'amategeko, kuko we ubigendamo byoroshye. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Amen. Kandi Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo erega ngo muzahabwa imbaraga zo kugira gute? Zo gukora ibyo yabategetse, ariko no kunesha ibyaha. Umwuka wera nabazaho. Ushaka kunesha nashimikire kuzura umwuka. Kandi ntabwo bigoye nko kugira umutima ukabwira Imana umva rero Mana mbabarira unyuzuze umwuka kugira ngo mpamye Yesu. Mbabarira unyuzuze umwuka kugira ngo neshe iby'isi. Mbabarira unyuzuze umwuka kugira ngo ngukore. Ibyo uzabigira isengesho ryawe rya buri munsi, ibisigaye Imana izabikora, kuko nayo bifitemo inyungu. Niba mwagera musobanukira ko Imana ibafitemo inyungu nk'uko mfite inyungu mu bana banjye, mwajya mushimikira kuzura umwuka ko Imana yawe mubaha itabaruhije. Hanyuma icyanyuma none tukinjira mu kuganira amaso y'Uwiteka. Amaso y'Uwiteka, kubera ko buriya hari ikintu abantu batazi. Yesu yaravuze ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Bivuga ngo aho tugenda hose. Bibiliya bivuga neza ngo amaso y'Uwiteka ahora azenguruka mu isi ngo arebe ko hariho abakiranuka ngo abagirire neza. Iteka ryose Imana ibirimo kutureba. Ndashaka kubarangira ikintu kimwe kizabafasha kunesha ibyaha mukarinda musaza. Ibi byose maze kubabwira niyo wabyibagirwa, ntuzibagirwe gukizwa.
uzakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Namba 2, ntuzibagirwe ko Imana ikureba aho uzajya hose n'iyo abantu baba batakuzi. Jyewe nabonye ikintu cya mbere kirinda umuntu ni ukumenya ko Imana indeba. Nkiri umusore, iyi ntambara, iki kibazo mwampaye kwigishaho cyari ikibazo cyanjye. Ariko Mana, kugira umusore hanze hari inkumi zikaba zigihari, kandi nkaba numva muri jyewe imitingito ntaho yagiye, kandi mu mutima wanjye nkaba namaze gushyiramo agakiza. Ibi bintu nzabihuza iyi mitingito, aka gakiza, ziriya nkumi. Ntangira rero gushyiraho amategeko nk'ay'Abamede n'Abaperesi. Nta mukobwa uzongera kunsura mu cyumba cyanjye, abo tuzajya duhurira hanze, ariko ntibazajya baza mu nzu yanjye aho mba muri geto. Nta mukobwa nzongera gusura mu nzu ye, tuzajya duhurira ku muhanda, nitugera ku irembo mbasezereho. Nta mukobwa nzongera guhobera. Ibintu byinshi, amategeko menshi akomeye akakaye. Imana irandirira ngo erega ibi ngiye gukora ngo ntushobora kwifata ngo wishobore. Nari ndimo gusoma ariya magambo aba mu Itangiriro ibice 17. Imana yarimo kuganiriza Aburahamu, ndamubwira ngo Aburahamu, jya ugendera imbere yanjye ukiranuke. Amagambo numva aje nk'igisubizo cy'ikibazo nari mfite. Numva Imana irambwira ngo jya ugendera imbere yanjye, ujye wibuka ko ureba aho uzajya hose. Nujya gusura umukobwa ujye umenya ngo ndakureba. Nuba uri na wenyine muri dushe, ndakureba. Nuba urimo gukora akazi, ndakureba. Niyo wajya muri tuwarete, ndakureba. Niyo baba wajimije amatara, ndakureba. Niyo wajya no mu gihugu batakuzi, ndakureba. Ibi rero nta kintu kirinda umuntu nk'ibyo. Nta kintu gishobora kukurinda nko kumenya ko Imana ikureba. Icyatumye Yosefu adasambana na nyirabuja, yaramubwiye ngo madamu, ngo eza iyo ni impamvu, ariko sinshobora gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye. Imana irandeba. Reka rero mbabwire iki mugifate. Imbaraga zo kunesha ibyaha, number 1, mwakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ninde unesha ibyaha? Ninde unesha Satani? Nuwakiriye Yesu akamwizera nk'umucunguzi n'umwami we. Icya kabiri, mutunganye imitekerereze yanyu, mwe kugaburira ibitekerezo byanyu umwanda w'ibyaha. Icya gatatu, mugendere ku ijambo ry'Imana. Ibyo ryita byiza mubyite byiza, ibyo ryita bibi mubyite bibi, mubihungire kuri. Ikindi, mwibuke musenga, mwuzure imbaraga z'umwuka. Hanyuma ikindi, mugendere imbere y'amaso y'Imana. Ibindi Imana izabashoboza. Imana ibahe umugisha.